Yes, turagushima wamaze gukora subscribe hanga kuri King B TV. Rero umuyoboro wa YouTube channel wanyu, umuyoboro wa YouTube channel ubagezaho inama nziza, video nziza kandi zigezweho. Rero utaramara gukora subscribe kandi subscribe ubundi ufungure akazogera kugira ngo uko twaplodinze ikiganiro cyangwa se video bijye bihita bikugeraho ako kanya. Ni umunsi mwiza rero cyangwa se ni umunsi wa mbere itariki 2 z'ukwezi kwa 12. Reka dutangirane ukwezi n'ibikorwa bimeze neza kandi ibikorwa byiza birimo kugandukira Imana ndetse no gushaka amafaranga ndetse no gukora business zigiye zitandukanye. Murimo muragenda mubona rero twatangije new content cyangwa se content cyashya, turimo turagenda tubafasha kugenda musobanukirwa buryo ki wakoresha YouTube channel cyangwa se wafunguza YouTube channel. Ubwo duherutse rero cyangwa se ubwo duherukanye turimo turavuga ku buryo wafungura email iri business ikagufasha kuba wakreatinga YouTube. Yes, rero uyu munsi tukaba tugiye kwerekana cyangwa se tukaba tugiye kuvuga uburyo ki wafungura YouTube channel mu gihe umaze kuba ufite email iri business user. Ugomba guhita utangira ugafungura YouTube channel kandi YouTube channel iba izamonetize igatangira ikaguhemba. Nako twagenda rero tutabanje kwamamaza cyangwa se tutabanje gukorera amafaranga. Niba rero ukeneye umukozi wo mu rugo cyangwa se ukeneye akazi, gana King B Business Group bagende bagufasha. Ntabwo ari ibyo gusa kandi bakora video edit and video lyrics. Ikindi kandi bagufasha kugenda bamamaza ibyo ukora kabisa kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimera fresh cyangwa se bimera neza cyane. Si ibyo gusa kandi bagufasha gufunguza YouTube channel ndetse batanga amahugurwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se social media zigiye zitandukanye zirimo Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi nyinshi cyane. GB Business Group rero wagenda ubabona kuri izi nomero zikurikira: 0788 92 30 ndayisubiramo 0788 92 30 wabahamagara cyangwa se ukabandikira kuri WhatsApp. Nomero guhamagaraho y'umwihariko ni 073280 kane 902 073280 4900 wagenda ubahamagaraho ukagenda ubabona kabisa. Yes, reka rero turebere hamwe cyangwa se turebere hamwe nkuko mbibabwiye n'ubundi. Reka turebere hamwe buryo ki wafungura YouTube channel mu gihe umaze kubona ya email nagiye mbereka cyangwa se mu minsi yashize twagiye tureba. Ntucikwe no skipping iyi video irebe paka irangiye ku bantu twatangiranye, ku bantu murimo muragenda mureba ibi biganiro byacu cyangwa se aya masomo yacu. Tugiye kureba uburyo cy'ubundi rero wafungura YouTube channel mu gihe umaze kuba ufite email iri business user. Ubwo duheruka rero twari turimo turarebera hamwe itandukaniro rya email iri personal ndetse na email iri business user. Ubwo rero twabonye ko kugira ngo ube ufite YouTube channel ugomba kuba ufite email iri business user. Narabiberetse abantu mutabibonye mugiye kuri King B murebe video iherutse kabisa iriho thumbnail ya logo ya Gmail ndetse na YouTube. Mujye muyirebe hanyuma mukurikire murebe n'ingiyi kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimera fresh. Yes, reka rero tugende turebera hamwe. Ntucikwe wowe utaramara gukanda subscribe, ukora subscribe kugira ngo ibiganiro bikomeze kurushaho kugenda bimera neza cyane. Yes, reka ngushimire rero udahwema gukurikirana ibiganiro bya King B TV cyangwa se udahwema kugezwaho business zacu za King B Business Group. Murabibona rero dukomeje rya somo ryacu. Uraza gutya rero kugira ngo ufungure YouTube, kaza hano muri applications, kaza hano kaza kuri YouTube. Murabibona rero iyi ngiyi abari YouTube itarafunguka. Try searching to get started. Uraza hano rero kubera ko ntago wagakoze YouTube, ukaza start watching videos to help us build a field of videos you will love. Rero uraza ibingibi byose ukabyoroga tuza hano kuri you, hano abanditse you. Abibonye anga rero bahita baza bakakwereka iki, bakakwereka nyine ya email yawe. Ingibi kiri email bitaraba YouTube, iyi ni email twakuriyetinze. Uhita uza hano rero ugahita ujya kuri view channel, hano ukaviewinga channel cyangwa ukareba channel. Murabibona rero, murabibona ukuntu hano batubwira channel yitwa Kinyarwanda TV. More about this channel baba bagoye nyine urebe. Noneho hano bahita bavuga ngo create content on any device, bagatuka upload and record at home or on the go. Everything you make public will appear here. Baba barimo kuvuga nyine ucreating video cyangwa se ugira ikintu record na nyine kugira ngo creating channel. Ariko ibyo ntago ari byo by'ingenzi, ahubwo ikintu bitureba wowe. Urabona hano handitse manage video, anga akabara kandi kaboro ni kureberaho analytics zose. Noneho tuzanga hari akantu kameze nk'aga pencils cyangwa pen, ugahita ugakandaho.
iyo umaze kugakandaho urabona ukuntu bihita bimera hano bahita baguhereza ahantu, murabona ahantu habiri, ahangaha naho gushyira ifoto n'ahangaha naho gushyira ifoto ya foto wari inyuma nyine ya profile picture. Ahangaha rero kuri Kinyarwanda TV, ahangaha uraza ukahakanda, ntabwo ngende ubwirirwa mbihindura no kujya mbibereka. Ahangaha rero mwabibonye uhita ushyiraho izina ridahuye na email ushaka gukoresha. Email uba uyifite uzajya uroginga muri telefone runaka, ariko ahangaha niho ushyira izina runaka ushaka. Wenda n'urugero ushobora witwa nka Musime, ukandika Musime TV, Kirabo TV, Kagabo TV, cyangwa se Rwanda TV, cyangwa ibindi bintu byose ushaka kwandika nyine ukabyandikamo hano, and then ukaza hano ugakora save. Twisubire inyuma twikomereze, turacyakomeje guys, mukurikire. Ahangaha ni channel URL. Ahangaha nyine abariya, ahangaha iyo umaze gushyira iyi boro ya iyi channel hano, iyo umaze gukora izina rya YouTube channel nyine niryo leta riza rikiyandika ahangaha hepfo. Iyi handle rero, iyi handle niyo nyine igendana na Gmail yawe, cyangwa se ahangaha ukaza ukandikaho ibintu nyine ushaka kwandikaho nyine, ariko it's like iyi handle aba ariyo YouTube search, niyo YouTube names abantu basacinga nyine. Hari amagambo ugomba kwandikamo hano aba yemewe. Hano iyo urimo urandika kuri iyi handle ntabwo ujya wandika ngo ushyiremo space cyangwa se ngo ukoreshe amagambo manini muri capital letter, no, ukoresha amagambo matoya muri rya zina rya YouTube kandi ubyegeranyije. Murakoze, twakomeje. Nizere ko murimo murakurikira. None tukite tugira ahangaha description. Kuri description rero ikintu ukora ahangaha ushyiraho ibintu nyine wenda ushaka kwandikaho, welcome to my YouTube channel, nitwa gutya na gutya, nkora ibi nibi, mu nkande subscribe, ugashyiraho ibintu ushaka, dore nomero abashaka ubundi bufasha cyangwa se ibindi bintu, dore nomero yanjye ya WhatsApp n'ibindi bintu byinshi cyane nyine ukabishyiraho. Iyo umaze kubishyiraho rero kugira ngo nyine ibintu urumva ahangaha bari uhashyira address yawe cyangwa se ibyo ukora, akazi n'ibiki. None ahangaha rero tumanuka privacy. Ahangaha keep all subscriptions private. Ahangaha rero iyo ushatse abantu haye subscribe urabireka, abantu bakajya babona bakamenya ngo wakande subscribe in Simbi TV, wakande subscribe King B TV, wakande subscribe runaka. Ariko iyo ushatse uragafungura kugira ngo ntihakagire umuntu umenya ngo wakande ende subscribe. Ngira ngo murimo murabibona turimo turagendana. None ahangaha rero umaze kugira gute, ahangaha akantu atari imberetse gatoya, ahangaha ku mafoto uhita ugakandaho hano. Iyo umaze gukandaho bahita bagutwara kuri gallery. Mwabibonye kuri gallery, ahangaha nyine ushaka gushyira ifoto kuri profile ya YouTube channel yawe nyine ugahita uyikanda, ugakandaho. Urabona ko hazaza amafoto, ukareba nyine ifoto ushaka gushyiraho. Ifoto ushaka gushyiraho iyo umaze kuyibona uhita uyikandaho. Iyo uyikanzeho ugahita ukanda kuri saved ihita ijyaho. Reka twikomereze. Urabona ko ibyo bintu byose naberekaga iyo umaze kubikora nyine uhita ukanda kuri save. Uba wagiye ukanda save bihita bijya. Iyo umaze kujya uhita ugaruka hano nyine, urabona ukagaruka hano kuri yo ngiyo nabariyo. Noneho rero kugira ngo YouTube yawe ititangira, byibuze ugomba guhita uza hano kuri plus, aka kantu ko guteranya murakabona, kagakandaho. Murabibona rero ukuntu bimeze, uhita ugakanda kwako kantu. Rero ushatse washyiraho short cyangwa ugashyiraho video. Iyo ugiye gushyiraho video rero ukanda ngaho kuri video. Waba ugiye gushyiraho short ugashyiraho short, waba ugiye gukora live ugakora live, ariko ntabwo waba ubyemerewe turagira subscribers 100. Rero uhita uza hano ugakanda kuri video. Abibonye kuri video ugategereza video uhita uza gutya muri izi video murazibona, ugahita uhitamo aka video uri bukoreshe. N'urugero murakabona kwa uploading ubwo nabyo, kwa uploading nabyo rindi somo tuzajya, ugahita hano kuri next rero yigezeho nanga ugakomeza gutya next kugira ahangana no kugira ngo YouTube ibe created, nicyo kintu tuba dushaka. Ugakomeza gutyo, and then hano caption hano ugahita wandikaho ikintu runaka, wenda King B live n'urugero. Urabona ko byanditse hano, ugahita ureba nyine public. Urabona ko iri public visibility yanga uyigira public. Location ugahita wandikaho ukandikaho Kigali cyangwa se Nyagatare n'ibindi. Ugahita uzana kuri upload, ugahita uploadinga video yawe. Ubanga YouTube ibaye created, umaze gucreatinga YouTube. Ubwo rero irindi somo tuzakurikizaho, tuzarebera hamwe uburyo ki YouTube yawe YouTube nayo naramaze creatinga ni gute nashyiraho location, kubera ko murabizi ko mu Rwanda na location nyine ibihari, na location ya YouTube tugira. Urumva
mu Rwanda na location ya YouTube nyine twigirira. Ubwo rero urumva uravuga ati reka ngirene, reka nkore, reka shyireho location. Isomo ritaha niba Uganda, Amerika n'igindi. Ubwo rero isomo ritaha tuzashyiraho location, tuzerekana ukuntu washyiraho location. Guys, reka mbashimire rero mwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, mudahwema kutwereka ko mudukurikiye kuri King B TV. Buri munsi tuzatuba amasomo meza kandi agezweho, ariko nago nagenda nababwiye, niba ukeneye gufunguza YouTube channel international, niba ukeneye kwamamaza ibyo ukora, niba ukeneye umukozi wo mu rugo, niba ukeneye serivisi zigiye zitandukanye za social medias, n'ahandi nakurangira uretse muri King B Business Group. Bahamagaye kuri nimero 0788 92 30 500.